Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu abwira Nikodemu ati ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka, ukawumva uhuha ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri roho. Nikodemu aramubaza ati si ibyo bishoboka kubaho bite? Yezu aramusubiza ati ukaba umwigisha muri Israheli maze ibyo ntubimenye? Ndakubwira ukuri koko, tuvuga ibyo tuzi tugahamya n'ibyo twabonye, ariko ntimwemere ibyo duhamya. Niba mutemera mbabwira ibintu byo mu isi, muzemera mute nimbabwira ibyo mu ijuru? Nta wigeze azamuka ajya mu ijuru uretse umwana w'umuntu wamanutse aturutse mu ijuru. Mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ejo hashize twumvise mu Ivanjili aho Nikodemu yabazaga Nyagasani Yezu ngese umuntu ashobora kuvuka bwa kabiri gute? Ese umuntu ashobora kongera kujya mu nda ya nyina akongera kuvuka bwa kabiri? Icyo kibazo kugeza na n'uyu munsi Nikodemu ntabwo yari yagisobanukirwa. Nyagasani Yezu rero akomeje kumuha igisubizo, kandi igisubizo gisobanutse. Uyu munsi nk'uko tumaze kubyumva muri iyi Ivanjili, Nyagasani Yezu amuha ikigereranyo cy'umuyaga, ngo nk'uko umuyaga uhuha tutazi aho uturutse, ntumenye n'aho werekeza, nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri roho. Ejo Nyagasani yari yasobanuriye Nikodemu amubwira ko kuvuka bwa kabiri, kuvuka bundi bushya, ari ukuvuka kuri roho. Ibi ngibi mu buzima bwacu bwa gikristo tukaba twabigereranya no guhabwa batisimu. Uwavutse rero kuri roho ntabwo aba akigenga, areka wa roho akamwigarurira, akaba ari nawe umuyobora. Uwavutse kuri roho aba ari wa wundi wicisha bugufi, wa wundi utazi aho uwo roho amujyana, ariko azi ko aho amujyana ari heza. Uyu munsi nicyo Nyagasani Yezu yashatse kutwumvisha, yashatse kutubwira. Kuvuka kuri roho rero, cyangwa se kuvuka bwa kabiri, twese turi abakristo. Abenshi muri twe twakiriye batisimu, twakiriye wa roho utuyobora. Nimureke rero uwo roho atuyobore, nimureke twoye kunangira imitima yacu, tumwemerere. Natuyobora no tutazakora bya bindi imibiri yacu irarikira. Abayobowe na roho nibo bana b'Imana koko, kandi abayobowe na roho w'Imana ntabwo bakora bya bindi imibiri irarikira: ubugizi bwa nabi, ubuhabara, ubusambo, intonganya n'ibindi byinshi. Niba twemeye kuyoborwa na roho, niba twemeye ko roho w'Imana atubera umuyobozi,
nta kabuza azatugeza ku ihirwe ry'ijuru. Mu isomo rya mbere twumvise aho imbaga y'abemera ngo yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe, ngo kandi basangiraga ibyo bafite, ibyo bari batunze byose. Iri somo icyo riduhamagarira ni ugusangira n'abandi ibyo dufite, kutaba abanyamwigendaho cyangwa ngo tube babandi bahora bafunze ikiganza cyabo kidashobora kurambukira abandi ngo babe babafasha. Niba koko dufatira urugero ku intumwa zikaba zaratuzaniye ijambo ry'Imana, inkuru nziza zahawe na Yezu Kristo, kandi izo ntumwa nizo zari zigize imbaga y'abemera, twakagombye kubafatiraho n'urwo rugero, uko bahurizaga hamwe, uko basangiraga byose, ndetse ngo bamwe bakagurisha ibyo bari batunze bakabizana bagashyira hamwe kugira ngo na ba bandi batari batunze bagire icyo babona. Ibyo ngibyo nibyo twakagombye kubigiraho. Ariko se mu minsi ya none mubona ibyo ngibyo bishoboka? Ku bakristo birashoboka, ariko ntabwo tubishyira mu bikorwa. Kugira ngo uzabone umuntu wishimira gusangira n'undi ni ikibazo. Ubu ngubu buri wese yabaye nyamwigendaho, ibintu byanjye narabivunikiye, ngomba kubyishimamo. Bariya nabo bazavunike cyangwa se bazashakashake, ntabwo ngomba gusangira nabo ibyo nagezeho niyushya kuya. Ibyo ngibyo byaba bibabaje ku mukristo. Dufatire urugero kuri izi ntumwa, dushyire hamwe. Harimo benshi bakeneye ubufasha bwacu, wa mukene duturanye, wa mukene ducaho ku nzira, ba bakene tuzi dukorana cyangwa se twahuye, tubagaragarize urukundo, tubiteho uko dushobojwe muri bike dufite. Ubu ngubu usigaye usanga ahubwo hari benshi bishimira gukandamiza abandi, bakagira ibyo bafite batasangiye n'abandi, ahubwo bagashaka no kuriganya ba bandi babakene utwo bari bafite. Umunyarwanda yaciye umugani ngo umugabo n'urya utwe akongeraho n'utw'abandi. Uwo mugani ntabwo ukigezweho, ahubwo ngewe navuga nti twawuhindura tuvuga tuti umugabo n'urya utwe akadusangira n'abandi. Umugabo n'urya utwe akadusangira n'abandi. Tujye twishimira gusangira n'abandi, aho kugira ngo turye ibyacu tugerekeho n'iby'abandi kandi tubarenganya. Hano batubwiraga ngo Yozefu uw'intumwa zari zarahimbye Barinaba, aribyo kuvuga Imaragahinda, wari n'umurevu ukomoka i Shipure, akaba yari afite umurima, agurisha uwo murima maze ikiguzi cyawo agishyikiriza intumwa. Muri iki gihe so hari uwabikora? Yozefu yagurishije umurima maze ikiguzi cyawo agishyikiriza intumwa kugira ngo ibyo yagurishije, ayo mafaranga cyangwa se ubwo butunzi bwose, hagire n'abandi bugirira akamaro, ntibibe we wenyine, ahubwo hagire n'abandi bugirira akamaro. Kuri iki gihe dusigaye ahubwo twumva ko twanariganya abandi amasambu. Nta muntu wakishimira kugurisha isambu ye
avuga ati ndaje nje kubitangaho nk'ituro ryo gufasha abakene, cyangwa se ngurishije pariseri yanjye, umurima wanjye nyajyanye muri Caritas bazafasha abakene. Ibi ngibi ntabwo bikibaho. Ariko se ni iyihe mpamvu ituma bitabaho? Nuko imitima yacu inangiye. Bavandimwe, dusabe Nyagasani kugira ngo aduhe ingabire yo kumva ko gusangira n'abandi ari iby'agaciro. Ibyo dufite tubisangire n'abandi. Hari benshi bifuza kubona ibyishimo biduturutseho. Tugerageze rero tubereke ko twamenye Yezu, tubereke ko Nyagasani Yezu hari icyo yaduhaye, ubundi dusangire nabo, bityo tubafate ukuboko dukomezanye urugendo tuzagere mu ngoma y'ijuru twese hamwe, twishimane na Nyagasani ubuziraherezo. Nyagasani Yezu nabane namwe.